Ni saa sita n'igice zirenga turimo kugenda hano mu murwa mukuru wa Gisenyi. Ni umujyi mwiza magingo yangaya tuvugana uratekanye. Turimo kugenda dukatakatamo muri amasaha y'ijoro kugira ngo tugende tubereka uko umutekano uhagaze nyuma yuko kuri uyu wa mbere hiriwe urufaya rw'amasasu mu mujyi wa Goma. Amasasu rero yagiye anagera mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Gisenyi. Amasasu yahitanye abantu 5, abandi barenga 15 bagakomereka nkuko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu tuvugana tugeze ahantu akunda kubera imyidagaduro mu mujyi rwagati wa Gisenyi. Ubona koko nta muntu n'umwe ukoma usibye wenda aba barimo kugenda baba barinze inyubako zitandukanye. Urabona mbega muri rusange kwa kundi abantu bajyaga bidagadura muri iyi minsi byahagaze. Turimo kugenda tubona abantu barimo kugenda barimo guhunga. Abamotari nabo bari bamwe n'umwe niwe mbonye uri kuri moto. Abandi nabo barimo gushaka imodoka bazibuze. Ni ukuvuga ngo abantu barimo kugerageza guhunga muri ijoro. Ni ku saa 7 z'ijoro zuzuye. Turi mu mujyi wa Gisenyi, mu mujyi wa Rubavu. Ni ukuvuga ngo twari turimo dutembera hirya no hino muri uyu mujyi. Ibice bimwe na bimwe byo muri uyu mujyi ni karume cyangwa mu kimwe, ubona ko umutekano ari wose, ariko abantu bari mu ngo, nta birori nta myidagaduro, reka. Ibikorwa bimwe na bimwe byose nta bikorwa birimo gukora muri uyu mujyi mu masaha y'ijoro. Abantu twagiye tunyuraho ni abantu barimo kugenda bahunga, bamwe na bamwe, ntabwo ari benshi ariko bamwe na bamwe barimo kugenda bahunga. Hari abahagaze ku muhanda bategereje ibinyabiziga bibakura muri uyu mujyi bikabajyana mu bindi byerekezo bitandukanye. Hari abandi barimo kugenda, abagore n'abana barimo kujya mu bindi byerekezo bagenda n'amaguru. Uko niko umujyi wa Rubavu umeze muri aya masaha y'ijoro. Tugiye kwambuka gatoya tugere hafi ku mupaka turebe naho uko byifashe muri aya masaha y'ijoro. Biragaragara ko amasasu atacyumvikanira mu mujyi wa Goma, bitewe nuko wenda hashobora kuba hiriwe imirwano. Abasirikare ku mpande zombi bakaba barushye. Tuba muri uyu mujyi wa Gisenyi, ariko ngiye kugeza iyi saha ntabwo ngiye mfuka muri uyu mujyi, ngiye mfuka mu Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko kugeza iyi saha nagize ubwoba, nabuze n'ukuntu nango ngi wacu, ariko nagize ubwoba mva ngo nta nubwo nashobora kujya mu buri ngo ndyame. Ntibibaho kubera ubusubona nabasha kuryama, ibintu biracyari gukubita. N'ubu twe hano tubana gutya muri ibi bice bya ndaryama mu kanya ndi kujya kumva ngo papa ubusubona wabasha kuryama ugasinzira. Ngo mwavuye mu gice nyine twahavuye, njye ndi kugira ubwoba bwo kujya no mu nzu kuryama. Nyuma muri ko ati basi mbe nigira haba aho ndi bubona abantu, basi mvuga ati ndi kumwe n'abandi bantu wenda nta kintu ndaba, kuko ibintu bitari wowe wenyine nta kibazo wagira kujya nko muri sumiti. Ntabwo singize n'ifunguzo se, hari ubwo nabuze aho ndyama wapi. Ahubwo umbonye n'utubyere ni ukuduhuha neza byibuza nta kasabwa turi no kumfata, sinanatumwa ngo tumfate. Ahangaha ni kuri Rabamba. Ni kuri Rabamba. Aha kuri Rabamba hajyaga habera ya buri munsi every day. Ubu ngubu bimeze gute? Urabona nawe uri kubona, nta muntu n'umwe uri kubona mu muhanda. Natwe nuko tuturutse turi kuvuga ati turaryama, nta muntu mu gipangu, ibintu biri uri kujya kumva ngo papa kuvuga ati se ndajya mu buriri n'ikigwa hejuru y'ibati parafirayiti ishya nuriki. Kuva mu gitondo njyane nanahunze nanamanutse firiya mu gitondo nagiye kuri tamutamu, handi abantu bari kunjya ari benshi. Bigeze usanga ni inkambi y'abakongomani na Monisco bari kubaha amamodoka yo kubatwara i Kigali. Ndangije nyine abapolisi batubwira ati mutahe muhumure mujye mu mazu yanyu mukinge, nta kintu muraba. Turataha. Hako nuri byakomeje kuba nta mana ndiye sinanatuza. Gusa nibyanga ariko ngenda mu gitondo abyuka ndi gutaha iwacu.
na n'ubu ngubu se amasasu aracyumvikana? Iyo ariko biri guhana tamoro, biguhana umwanya bikavuga undi mwanya bikongera bigaceceka. Ni kuri Grande Barriere cyangwa kuri Petite Barriere? Urebye wambona ko ari impu zombi, kubera ko urabona nimba turi muri ruhande tukaza tubyumvira hari ko no mu gipangu cyacu twahoze ari kugwa amasasu turanayafite mu gipangu. Nta muntu yahitanye se? Mbese mu bebe inshuti yacu uba mu gipangu ryari rihushuye nka gutya ku kuboko ariko ntabwo ryamufashe neza, yahise yunama nka gutya aribeta rihita rikubita kuri tuwarete. Amazina banyita Hanyurwimfura Joseph. Ariko uko nabibonye ibintu bimeze neza. Barimo kuturasa ariko abahungu b'umusaza bagahita babipimira hejuru bigahita bipfubira iyo higi wabo. Hano mu Rwanda tumeze neza. Bari kuza abaturage ba Kongo bakaza tukabakira. Bafite amahoro bajyamye bari kujya banezerewe, ariko ibisasu ubu birahunduye. Ubu nta kibazo kihari, nta masasu turi kumva. Yego bari guhana za gasopa aho ngaho, ariko ibyo kugwa mu gipangu byarekeye. Gusa amasasu twayabonye hano mu Rwanda. Amasasu yatugeregaho, baduteye n'ibikompura abana bacu ndetse babacurira nta gihe. Badusenyeye amashuri ku Karundo, hari umuhanda wa Karundo urawubona. Ibikorwa remezo byacu babyangije, ariko umusaza afite abahungu bari tayari, bitewe nuko bari kudutera amakompura bagahita bayapfubya ataratwangiza. Ni ukuvuga ngo barasaga mu Rwanda? Barasaga mu Rwanda, noneho tugahita tubipfubya bigahera iyo higi. Ngo umusaza rero afite abahungu bashoboye, abaturage ba Kongo twabakiriye, mbese ubu nta kibazo kihari. Ubu ngubu urabona ko hano hari umutekano uhagije. Ubwoba buhagaze gute muri iri joro kubyagina? Ubwoba, umutekano uhari, nta n'umuntu ufite ubwoba. None ahangaha hajyaga habera ibirori, none ibirori ntabwo bikiri? Ibirori kaciyemo no mu soko kanyuramo. Ni ukuvuga ngo ahangaha ibirori ejo binaratangira, kuko ubu ngubu umutekano twe turi hanze nitwe turababwira ko nta kibazo.